bakunda batuye isi uza kubakiza Yesu we wasamwe Roho Mutagatifu wabyawe na Mariya uza kudukiza. Bana b'Imana, Noheli nziza, nimwishime munezerwe, umwana yatuvukiye. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri uyu munsi mukuru wa Noheli, none kuwa gatanu tariki 25 Ukuboza 2020. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa mbere, umurongo wa mbere kugeza kuwa gatandatu. Abantu bagendaga mu mwijima babonye urumuri nyamwinshi, abari batuye mu gihugu cy'icuraburindi urumuri rwabarasiyeho. Wabagwirije neza ubasakazaho ibyishimo, none bariho bariyereka imbere yawe, boshye abishimira umusaruro, baranezerewe nk'abagabana iminyago, kuko abakije umuzigo bari bikoreye, ingiga bashenguraga ibitugu, n'ikiboko cyo wabakoreshaga gahato warabijanjaguye nko kuri wa munsi w'abamadiyani. Inkweto zose z'intambara zarimburaga ubutaka, n'igishura cyose cyazirinzwe mu maraso byarakonkotse, boshye inkwi baroshye mu muriro. Kuko umwana yatuvukiye, twahawe umuhungu, ubutegetsi bumuri ku bitugu, ahawe izina umujyanama w'agatangaza, Imana idahangarwa, umubyeyi iteka, umwami w'amahoro. Hazaba ingoma irambye n'amahoro atagira iherezo ku ntebe ya Dawudi n'ubwami bwe, azabishinga kandi abikomeze mu butungane n'ubutabera ubu n'iteka ryose. Uhoraho umugaba w'ingabo azabisoza kubera umwete we wuje urukundo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 96. Uyu munsi umukiza yatuvukiye, ari we Kristo Nyagasani. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, isi yose niririmbire Uhoraho. Nimuririmbire Uhoraho, musingize izina rye. Uko bukeye mwogeza agakiza ke, nimwamamaze ikuzo rye mu mahanga, n'ibyiza bye mu miryango yose. Ijuru nigishime kandi isi nihimbarwe, inyanja niyorome n'ibirimo byose, imisozi nisabagire kimwe n'ibisesuyeho byose. Ibiti byose by'ishyamba nibivugirize impundu icyarimwe mu maso y'Uhoraho, kuko aje azacira isi urubanza mu butabera. Uyu munsi umukiza yatuvukiye, ari we Kristo Nyagasani. Isomo rya kabiri ni ryo Pawulo Mutagatifu yandikiye Tito, umutwe wa 2 umurongo wa 11 kugeza kwa 14. Bavandimwe, koko ineza y'Imana, soko y'umukiro ku bantu bose, yarigaragaje, itwigisha kureka kugomera Imana no gutwarwa n'irari ry'iby'isi, kugira ngo guhera ubu ngubu tubeho turangwa n'ubwitonzi, ubutungane n'ubusabanira-Mana, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire hamwe no kwigaragaza kwa Yesu Kristo yisesuyeho ikuzo, we Mana yacu y'igihangange, akaba n'umukiza wacu, witanze kubera twebwe kugira ngo turokore ubugome bwose, kandi yuhagira umuryango ugeneye kuba ubukonde bwe no kugira ishyaka ryo gukora icyiza cyose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Luka, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 14. Muri iyo minsi Kayizari Augusto yaciye iteka ryo kubarura abantu mu bihugu byose yategekaga. Iryo barura rya mbere ryabaye igihe Kwirini yari umutware wa Siriya. Bose bajyaga kwiyandikisha buri muntu mu mujyi we. Yosefu nawe ava mu mujyi wa Nazareti ho mu Galileya ajya mu mujyi wa Dawudi witwaga Betelehemu yo mu Yudeya, ko yari mu muryango wa Dawudi, agira ngo abarwe n'umugore wa Mariya wari utwite. Nuko bagezeyo, umunsi wo kubyara uragera, abyara umuhungu we w'imfura, amworosa utwenda, amuryamisha mu kavure, kuko nta wundi mwanya ukwiye bari babonye aho bacumbika. Muri ako karere hari abashumba barariraga amatungo yabo ku gasozi. Nuko umumarayika wa Nyagasani ahagarara iruhande, ikuzo rya Nyagasani ribasesekazaho urumuri, maze bashya ubwoba. Marayika arababwira ati, mwigira ubwoba, kuko mbazaniye inkuru nziza ikomeye cyane, izashimisha umuryango wose. None mu mujyi wa Dawudi mwavukishije umukiza, ari we Kristo Nyagasani. Dore ikimenyetso kimubabwira, murasanga uruhinja rworosha utwenda ruryamye mu kavure. Nuko ako kanya inteko y'ingabo zo mu ijuru yifatanya na wa mumarayika, basingiza Imana bavuga bati, Imana nikuzwe mu bushorishori bw'ijuru, kandi munsi abikunda bahorana amahoro. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yemwe bana b'Imana, nimuhumure, mbazaniye inkuru nziza, umwana yatuvukiye. Nimuze tujye kumuramya, niyo ntego y'uyu munsi mukuru wa Noheli. Kuri iyi Noheli turazirikana ingingo ebyiri: kurengera abanyantege nke no gusangira n'abaciye bugufi. Aya masomo rero arabidufashamo. Zuba rirashe yaje, urumuri rwaturasiyeho. Mu isomo rya mbere umuhanuzi Izayi araturondorera
Amazina y'uyu mwana watuvukiye ni umujyanama w'agatangaza, Imana idahangarwa, umubyeyi iteka, umwami w'amahoro. Yezu watuvukiye none ni uje kudukura mu icuraburindi ry'icyaha. Na Paulo mu isomo rya 2 mweboro yandikiye Tito aradusaba kwakira umukiro Imana ituzaniye, tureka ibikorwa by'ubugomeramana, ibikorwa by'irari ry'iby'iyi si, tukakira umukiza Yezu Kristo. Bityo tugashobora gusingiza Imana tunayiririmbira twishimye nk'umuririmbyi wa Zaburi none tuti uyu munsi umukiza yatuvukiye ari we Kristo nyagasani. Ivanjiri y'uyu munsi iratubwira uburyo Yezu yavutsemo. Yavukiye mu muryango w'abakene, avukira ahantu hasuzuguritse mu kiraro cy'amatungo, yakirwa n'abandi basuzuguritse, abashumba. Ariko ibyo bintu byose biciye bugufi nibyo bizana ibyishimo mu rugo rwa Yosefu na Mariya. Ubukene n'ibyishimo n'indatana, gukenera Imana bitwigisha ko ubukire bw'iyi si atari bwo butanga umunezero, ahubwo kwishima, kunezerwa no kuba ufite Imana. Emmanuel, Imana turi kumwe. Niba umukiza atashye iwawe nawe n'ibyishimo bikomeye. Ingingo ya mbere, kurengera abanyantege nke. Mariya na Yosefu mu kumvira kwabo bari bagiye ku rugendo kwibaruza. Bagezeyo Mariya abyara umuhungu we w'imfura, amworosa utwenda amuryamisha mu kavure kuko nta wundi mwanya ukwiye bari babonye aho bacumbika. Birumvikana abavandimwe, mu gihe cy'ingendo nk'izi abantu bakomeye bacumbika muri za hoteli, ahantu hiyubashye. Iwabo wa Yezu rero bo nta bushobozi bari bafite, ariko ibi ntacyo biza guhungabanya ku byishimo n'ubumana bya Yezu. Ikizanye Yezu ni ugutanga ibyishimo ku bakene, abatishoboye, les vulnérables, abatagira kirengera, impinja, abarwayi, abashavuye n'abandi banyantege nke bose. Uku kuza kwa Yezu muri uburyo butangaje yiyoroheje bitwibutsa ko Imana itazi ikangata, ikangarana nk'igikomerezwa, nk'umutegetsi, nk'ibinyabubasha, nk'inkuba, ahubwo mu ishusho y'umuntu woroheje uciye bugufi, ngo yegere abakomeye n'aboroshye, ibahuze maze bakize. Twebwe twese impanuka zikunze kubaho iyo umwana yaguye mu rwobo nk'umusarani. Umubyeyi ashobora kumwoherereza umugozi cyangwa igiti ngo umwana azamukireho, ariko uburyo bwiza kandi bwizewe kugira ngo umwana ave muri uwo mwobo ni ukujya kumurebayo. Umubyeyi akigirayo, akaba yahangana n'umunuko, umwanda n'umwijima mu rwobo, akaba ikihare kubera urwo rukundo akunda uwo mwana we. Uwo mubyeyi akamanuka akajya mu isayo, mu rwondo, kuzamura no kuzahura wa mwana. Nguko uko Yezu Kristo aza kutuzahura twebwe bari ku isi, akatuvana mu isayo y'icyaha. Twebwe abakene dukeneye Imana ngo dukire twishime. Ese ngewe ku munsi ndengera bangahe? Ku munsi nzahura bangahe? Ndohora bangahe cyangwa ndabaroha? Ku mwaka ndokora abantu bangahe? Ku mwaka nyobora abantu bangahe ku Mana cyangwa ndabayobya? Ku mwaka nzahura intama zingahe zatanye? Mu Kristo ibaze nanjye nibaze. Ingingo ya 2, gusangira n'abaciye bugufi. Twakwibaza tuti kuki Yezu amaze kuvukira ahantu hasuzuguritse nanone yongeye kwakirwa n'abantu baciye bugufi, abashumba? Insuzugurwa ni ikibazo. Muri Isiraheli umushumba n'ubundi yahoze asuzuguritse kandi nyine bamufataga nabi, intabwa, kubera nyine kuragira amatungo. Birumvikana mu buzima bwabo bashobora kubitiranya n'amatungo baragiraga, bagafatwa nk'ababeshyi, ibisambo, abahemu, inkozi z'ibibi, abagome. Yewe nta nubwo bari bemeye kwinjira mu ngoro nk'abandi bayahudi bose, kugeza nubwo abigisha amategeko bigishaga ko umukiro w'abashumba n'abasoresha udashoboka. Ndetse natwe mu Kinyarwanda iyo uvuze ngo uyu mwana ameze nk'umushumba, ushatse kuvuga umwana wananiranye, umwana ufite umwanda, utukana nk'abashumba, nta kinyabupfura agira, mbese wa mwana ukora ubugegera bw'amoko yose. Murumva namwe akarengane abashumba bari barahuye nako, bagafatwa nabi, bagakandamizwa, bagahora inyuma y'abandi, suzugurwa. Ndetse mu Ivanjiri ya none batubwiye ko bararaga amatungo yabo ku gasozi. Umva nawe, ku gasozi ntibagira n'inzu. Kuba ku gasozi bisobanura kudasinzira, kutagira uburambi ku musaya, ariko by'umwihariko ni ukuba ku gasozi kubera gukunda amatungo yabo, kwisanisha n'amatungo yabo, kurarana nayo, kuyakunda bikomeye. Ngiye ishusho Yezu ajemo. Abashumba rero bakatwibutsa inshingano zacu nk'abayobozi zo kwita kubo dushinzwe, tukabaguma iruhande, kuba kumwe n'abana bacu, kwegera abanyantege nke, abapagani. Nk'uko Kristo umushumba mukuru yaje gusangira natwe kamere muntu, nuko muri kamere Mana ye yemera guhara icyubahiro cye, ubumana bwe, akikonozamo ikuzo ryose, yigira umugaragu kandi ari Imana, akigira umukene, umunyantege nke, rwa rukundo rwitanga, amour serviteur. Umupagani yaciye umugani mu Kinyarwanda ati amaboko atareshya ntaramukanya. Kuri iyi Noheri
Yezu aje kumbaza niba ngitsimbaraye kuri iyi mvugo no kugira neza gusa abo mu muryango wanjye, abo tunganya ubukire, ububasha, abo turi ku rwego rumwe, nkagira neza abo ncunzeho inyungu zindi, nuko abandi munsi bo nkabahonyora, nkabatsikamira, nkabarenganya, nkabakandagira. Umunsi umwe urugo rwari rukize cyane, ruba mu nzu y'umutamenwa, bafite n'igipangu cy'agatangaza, ariko bari barabuze amahoro kuko bahoraga baza kubiba. Nuko hafi aho mu muhanda haruguru y'inzu yabo habaga mayibobo yaharyamaga, nuko ikaza gufunguza kuri rwa rugo. Umugore nyir'urugo yabona ukuntu iyo mayibobo yambaye ibyenda byacitse, ntikaraba, akanga kuyikingurira ngo itaza kumwanduriza amakaro, nuko akamuciraho ngo namuvire ku gipangu agende. Wa mwana n'agahinda kenshi agasubira mu muhanda n'inzara yose. Wa mwana yakumva urukarango akongera akagaruka gukomanga, n'ubundi bakamusubizayo. Kubera ko uyu mugore yari afite akazi mu mahanga, nuko umunsi umwe afata urugendo agiye gutega indege. Ageze mu nzira ahura na bya bisambo by'ibinyukuzi, bihura nawe mu nzira bimwambura ibyangombwa byose, telefone n'igikapu cy'urugendo, asigariraho. Barangije baramuhondagura. Haza kuza mayibobo ihingutse, isanga bari kumuhondagura, ariko kuko yabarushaga ingufu baranatinye birumvikana. Iyi mayibobo ikiza wa mugore, nuko yongera kubambura bya bintu byose bari bamwambuye, ibisubiza wa mugore. Nubwo yari yabaye interi bwose, wa mugore ahindukiye arebye umuntu umugire neza akamurokora, abona ni wa undi yajya agaciraho, akamwirukana ngo ntamugire mu rugo atanduza amakaro ye. Nuko n'isoni nyinshi birumvikana, amufata akaboko ahita amujyana iwe, amuha amazi aroga, arakaraba, aracya, amwambika neza. Guhera uwo munsi ahita aba umwana wo mu rugo. Ubwo guhera uwo munsi bya bisambo byajyaga biza kwiba kuri urwo rugo, byahagera bigasanga wa musore w'ingufu arahari, bigahita bisubirira yaho, ntibyongeye kuvogera urwo rugo. Nuko wa mwana aba muri urwo rugo, bamwitaho neza, byumvikana bikesha bwa butwari yagize bwo kurokora wa mugore. Muvyeyi, nugirirwa ubuntu ukabona isuzugurwa ije iwawe, uratomboye, ntukayihungete, ntukinube. Nundi wese waza kugana uko ameze kose, ujya umwakira neza, bagarira yose kuko utazi rizakura. Burya muvyeyi ntukibeshye, abo wibwira ko basuzuguritse nibo bashobora kugukorera ibitangaza iwawe. N'abanyamugisha. Kwakira umugisha ntibigira uko bisa, umugisha urakiza. Yezu akunze guteza urujijo mu kumwakira. Hari ubwo ashobora kuza mu ishusho ya mayibobo, wa mwana wagiye mu muhanda kubera ko yatawe n'ababyeyi, sosiyete yaramwanze. Wa mwana wagiye mu muhanda kubera ko ari imfubyi, yabuze umwitaho, nuko yaza ahungiye iwawe aje kugusaba, wamuhungeta ukamwirukana ngo ataza kwandavuza inzu yawe. Ubwo Yezu ukabura mwirukanye mu nzu yawe. Yezu akunze kuza mu ishusho y'uduhinja, cyane cyane b'abakobwa babyarira iwabo. Umwana akaza guhungira mu nda yawe, mu rugo rwawe. Umunsi wamuhungese ugakuramo iyo nda, uzaba umeze nk'Abayahudi bashobora gutera Bikira Mariya amabuye ngo atwaye ikinyendaro. Ni kangahe nahungese abana baje bangana, abampungiraho, imfubyi, abapfakazi, abanyantege nke bampungiraho, ni kangahe mbahungeta. Kuki umushonji usabiriza urwo ruhinja, abakene kuki ari wanjye bahitamo kuza gukomanga? Aha, uwo ni Yezu ngomba gukingurira, nkamwuhagira, nkamusiga, nkamwambika neza, nkamugaburira, tugasangira, nkamwitaho, nkamurera, agakurira iwanjye. Ariko nubwo Yezu yaza mu ishusho y'uwo tugomba gufasha, birangira ahubwo ari we udufashije bikomeye, kandi nyabyo ni icyo abashaka. Mwakira kugirire neza. Yezu akomanga iwacu ngo aze kudukiza, aturengere, aturindire urugo. Nta gitangaje nk'uko mayibobo yavamo umwana mwiza wo mu rugo, bityo ntihazongere kugira ibisambo bituvogera kubera ubwo burinzi dufite. Na Yezu nubwo yaza mu ishusho y'insuzugurwa, iyo ugiriye ubuntu ukamwakira, aguha umutekano usesuye, ugira amahoro n'ibyishimo, ntiwongera kugira ubwoba kuko uri kumwe na Yezu. Babyeyi, Noheli ni ugusangira n'abawe ariko n'abandi bose, cyane cyane abaciye bugufi, insuzugurwa, abakene, abashonje. Gusangira Noheli n'abakene. Nawe ushake kuri iyi Noheli abantu wahereza ibyishimo nkuko Yezu nawe waje kubiguha. Ntiwirebe uwo bwawe, ahubwo urebe n'abandi, cyane cyane abo bose bababaye ku isi. Erega twese ku isi nta n'umwe udakeneye Yezu kuko turi abanyabyaha. Yezu avukire mu rugo rwanjye, Yezu avukire mu mutima wanjye. Yezu Emmanuel, Imana turi kumwe, tumuramye atahi wacu. Bana b'Imana, Noheli nziza. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.